ubuzima bw'iki gihe ni danje. Reba nazengurutse Amerika yose, nzenguruka mu Burayi, nzenguruka Kongo yose, nataragera mu Rwanda. Kandi mfite amatsiko yo kumenya u Rwanda uko rumeze. Numva ngo harimo stade, ngo harimo pariki, ibyo byose ndashaka kubimenya. Ubu ngubu nzicara natazi izo ngagi, natazi n'izo ziba zimeze nk'ikibumbano cy'Imana. Ariko mu mazi agenda buriya birarangira amageze. Nubwo bizatwara imyaka 2 ariko nzahagera nako hameze. Nzagende ndara mu birara aho hose ngende ndaraguze. Iyi nzara nayo igiye kuzamitana pe. Ana yanjye igifu kiri guswa ubusa. Ubukene bugira kunyica n'inzara nayo inyica. Ariko mana yanjye igifu kiri guswa ubwoya bwacyo. Ishe pe ndarushye. Ariko n'ubundi sanzwe ndi muganga. Ndaza kwishombagura ishinge ndeba yuko nakira. Reka mbe ndyamyeho gake. Mpita nkomeza urugendo. Mva wa mugabo, urashaka iki ariko ko nigerayo mu kindi gihugu? Igihugu cyo ndi murakiza ubundi mpamvuyo. Mvaho ariko mvaho kandi ubu ngubu nagakubita umujyari njyewe. Urambaza iki ariko wa mugabo ubundi wanditse? Shoferi hagarara. Papa waretse gukubita mama ariko sigaho. Reka nzabyuka duhangana. Sigaho. Baba uyu si kwitondara. Papa njya gucuma ni nziza. Kwito mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Papa njya kugufungira ikofi kiza kubundi ndi buhita nyakura. Rata marayika we komeza unganirize. Ariko mama kwitonda si ko umwana ageze aha ngahara. Reka muhamagare ahubwo se mfiteho n'amayinite y'ababo we kidacamo. Alo mama kwita umwana muri kumwe? Umwana turuwina ninjiye ku kazi aryamye hano ku muhanda kwa Mukanagara. Umwana ameze nabi. Aho bw'izina rya Yesu cyamufasha ahubwo tumujyane ku. Ariko nijya kwitonda, ariko sindi hano ubundi. Kindi muri gushaka nigi. Ko nigereye kuri matoro nziza, ndi hejuru kuri etage, akumana Imana yangesheje ahantu ushaka. Ikindi muri kumbaza nigi. Ariko ishyano riragwira. Ngaba koko uyu mwana biramaze kumombya ni byinshi. Ese ubu ndabigirane? Mana we urambaba. Size mu buriri ngo remereye nabi. Ngiye ku kazi nakererewe. Ese ubu mwana wafashe iki? Nimero z'umupasiteri nazo mfite naheruka. Urambaza iki mwabantu? Ko nibara n'umwamaraye. Kwito haguruka hano. Haguruka. Icara neza hano. Reba hano. Niko akagabo, uri kunshaka hi. Ubundi uri he? We nuko mubikora nuko shaka dogo we nuko kwito n'ibiti byaguteye icare hano n'izina rya Yesu. Abana bahagaye bose uyu mwana wanjye ni imfura yanjye ndamukunda. Ese ubu kuko ibi ni ibiki koko ukuntu gupfusha agaza we nzakora iki Mana we nzakora iki kwitonda we Mana yanjye ikintu cyanyuma ngiye gukora no kugusengera. Mana ugira neza, Mana ukiranuka. Aya madayimoni kuri mono Mana ikibiterana kizi iko wa mwana we yababo we Mana we aho hose birimo ndabyumva Mana. Kwito Yesu mwana wanjye aratagangaye none kwito oya reka mamagare pasiteri birago narukurayo. Hamagare pasiteri nimero zacyazigirana. Aro pasiteri mu rugo
abantu izi saha ko zigeze bataraza ngo mbasengerera ubu mbure n'umukiriya kuko nkuramo inoti ya 5 sha Imana niyo ibuntu abantu Imana ishimwe wasanga shambonye irari alo ye ubwo ni bya birwara byawe turabifata mu izosi tubinikagure mu izina rya Yesu ubwo buvuzi twebwe turabuzi nta masengesho nta kindi nta wundi muti we nta kibazo muzane sawa sawa reka muzane kwito tugende ndamubasha se uteruye ikintu cy'ikigabo rero yababa we mwana wanje yarembye yababa we mama gategwe ni danje baguza mibi gusa aya ni amadayimoni ariko pasiteri arayica arashoboye ese mwamutebukanye nkamusengera ayo madayimoni akamuva kandi ubu ni wowe wa mugabo uherutse kuva hano ejo bundi ayo ni ya mahembe y'iwanyu ni twebwe tuyabasha haleluya ni twebwe tuyabasha wowe mubangukane nta kibazo sawa ongera ukarema mwana pasite dore nguyu wa mwana yarembye dore nguyu rwose n'uyu ye baba we aba ni baba dayimoni kwito ryamahanga pasiteri agusengera kumusengera urama 200,000 200,000 urama 200,000 oya pasiteri cyane imiyaga umwana wanjye ameze nabi reba nagaruka wowe urazana umwana ihembe ryaramwonse ihembe rimaze imyaka 200 rimwonka naruswibayo senga umuntu amafaranga 200 tagwa 50 50 ereka nje nugukoraho rikaka wa mutipe we garagaza ubuhanga ufite reba ukuguru ihembe ryarakonze reba ukuboko ihembe ryarakonze ubu sikeneye ngo mbone ibi ni ibyo mu muryango byaranzengereje nje mfite imbaraga zidasanzwe umuto muri bonono yaramugaye nanga basha kugenda nabuze ikintu nakora gusa none se cyagenze gute nuko nguko bibona baba ukuguru kwagiye kuruma neza kumera nk'umwasi nukuri kumubona ubusura cyandenze he kwito vamwereke ubwo buganga ni twebwe turuzi pastor akazi nakawe haleluya haleluya wa mugabo umva nkubwire wa mugabo uyu mwana arimo amadayimoni menshi cyane amadayimoni toka shitani mu izina rya Yesu ubusuragira ndenze he wewe ko urubuhanga ibyo twavuganye ndabyubahiriza ko nje twavuganye ngenda sengera umuntu amadayimoni akiyongera ubusoro wa mugabo wowe uheruka mu rusengero ryawe Jemera uko 2016 tugemeruka gusenga. Ubusaho urumva Imana ikikwibuka ko Imana iranyuka kuba magaze. Je byaraninya je biraninya nako bya bingora. Abo bana ahubwo sinzi cyo bazira. Tuko kuyaraba muritse. Kwito. Faste. Kuri bisomo ku mwana wanje. Angera aho senkana umwana wawe arahita kibasha. Senkana. Angera aho senkana. Faste mwishu na rutibona. Sengera umwana kire. Umwana wawe rero nanjangu uheruka kumuha na bunyobwa ntaki nuheruka mu rusengero uheruka kuri pasika ubwo surumva umwana ubunyobwa urumva umwana ati ubunyobwa ndakiyinjira buri bari bamunzi cyeka ni batari ubunyobwa uvuga uwo mwana umuhirishishwa gusa mwana wacu umenye ko ari amadayimoni yakugezemo wa mugabo ngiye kumusengera niyanga gukira umenye yuko wowe kuri ibisabwa niza kuri ya telefone hajya sinyugufashije nta nazubaye mu mutwe ndebera kwifite naye guhaye ndebera kwifite aya na amadayimoni mamagare ndebe we
kamusenge wategura ibyo bihumbi 100 utangiye kwihamagazwa toka shitani mu izina rya Yesu urabona uyu mwana naheruka kunywa igikoma naheruka kurya ubunyobwa ndamutera injuga umwana ntagaraki ubu suragira nkori ubu uragira nkori iki pastor hagati y'ibyo byose amafaranga twayemeranyije sengera umwana akiri mwishyure ngende bo baramamagara bagiye kuyashyiraho umbwire nimero zawe ndayashyiraho toka wa mudayimoni umwana arakize umwana yanze gukira ubu suragira nkori iki ko uraje wa mugabo uheruka gusenga ngenda senga mbabarira urusengero no mwana mufate ku gahanga mu izina rya Yesu kwitonda umwana yaragiye arahorota aruma ngo kwitonda urahamagara kwitonda wiki kwitonda haguruka ubuse k'umwana akize wabubonye ubuganga bwanjye reba ukuntu mba musa umwana ndamusengera arakize wabibonye ukuntu njye ibyo nibyo byiza nizo mbaraga z'Imana dushaka amasengesho yanjye arakira banibera muri siporo mwana banibera muri siporo pastor ibi ihembe we ryarakonse ndagusengeye urakira ahubwo ni mumpereza amafaranga yanjye mushyiranga nje ndayabaka mu mushyira ahangaha mwebwe nimushyiranga amafaranga nta kibazo umurwayi wanyu ntiyakize se haka bano bagabo baratinda kwishyura